Halo abantu bose munkurikiye ndabashuhuje kandi ndabifuriza ibihe byiza. Uyu munsi nongeye gushimira abantu mukomeje gukanda kuri subscribe, abantu mukomeje gukunda video zacu. Mbifurije umugisha w'Imana. Uyu munsi tugiye guteka injugu. Murabona ukuntu umuntu akora injugu adafite akamashini, biba ari ibintu byoroshye kandi bifite isuku. Ni ibintu rero umuntu akora mu gihe gitoya, iminota 5 ugahita ubona injugu, iminota 5 yonyine. Murabona ukuntu ziba zimeze, uhita ushyiramo akunyu ukirira, ntabwo byansabye umwanya munini. Ndagira ngo mbibutse rero mubanze mukande subscribe, mukande like, mukande share, mukore na comment, mumbwire uko mubibona, mumbwire n'icyo mwifuza ko nzabatekera ubutaha. Twagiye rero ubundi ikintu cya mbere ugomba kuba ufite ni ibigori n'amavuta n'umunyu, ibintu bitatu. Ibigori ni ibigori biturika, uragenda ukabaza ahantu hose ugiye kugurira, ukavuga ngo ndashaka bya bigori bikora injugu cyangwa se ibigori biturika. Baba babizi, hari biba mu supermarket, hari n'ibiba ahantu bacuruza ibigori hose cyangwa ibinyampeke, ahantu bacuruza imyaka. Rero dufashe ibigori ni nk'akarobo, irobo, dushyizemo ikiyiko cy'amavuta. Dushyizemo ibiyiko 2 by'amavuta. Noneho ukavanga neza ibigori bikabanza bigatoha neza, bigatoha. Ubishatse hano ushobora gushyiramo n'igitunguru kugira ngo bize kurushaho guhumura. Ubishatse ushobora gushyiramo ikintu cyose gihumuza ushaka, usibye ko cyashirira, ariko gishiririye ugikuramo. Hanyuma rero urabifata ukabivanga, warangiza ugafata ipanu ukayishyira ku muriro, yaba kuri gaze, yaba ku makara, cyangwa ku nkwi, aho ushaka. Warangiza ugashyiramo umuriro uringaniye, ugashyushya ya panu. Hano ukunda amavuta ushobora kongeraho utuvuta ku ipanu kugira ngo itohe, ariko ntabwo ari ngombwa. Iyo amavuta wayavangiye mu bigori biba bihagije. Rero tugiye gutangira tubishyiremo, ariko urabanza ukareka igashyuha ukumva ko ishyushye pe. Noneho ugashyiramo bya bigori byawe wavanze n'amavuta. Ibigori ukabanza ukamera nk'ugaragura, ukabinyanyagiza mu ipanu yose, ubundi ugapfundikiraho gatoya ukarindira ko bishyuha. Iyo bishyushye nkubutse ko bihita bitangira guturika. Yari ibigori byiza biturika byose. Yari ibigori bibi byajemo imungu cyangwa se bidasobanutse, bitujuje ubuziranenge, ntabwo biturika byose. Rero ibyiza urashyushya ipanu yawe ukabishyiramo. Urabona ko bihita bitangira guturika mu minota mike cyane, mu minota mike cyane bihita bitangira guturika. Byaba byiza upfundikiye kuko byakumena ijisho. Yego, mwibuke gukora subscribe, mwibuke n'uwakoze subscribe ujya wibuka gukora ku nzogera, ubundi video zose tuzajya dukora zijye zihita zikugeraho. Hanyuma dufite andi video menshi tuba twarakoze. Ujya aha hasi munsi y'iyi video ugakanda ku izina rya Jose Official TV, ukinjiramo neza ukareba handitse videos. Niba unkunda ugenda ukanda like ku mavideo yose urebye, kandi ushyireho na comment kugira ngo ndusheho kugira umuhate, kandi mujye mumbwira nimba mubikunda cyangwa mutabikunda. Murabona injugu rero iyo zamaze guturika zose, uhita uterura cyangwa se ukabanza ugakupa umuriro kugira ngo zidashirira, ubundi ugashyiramo akunyu gakeya. Udakunda umunyu mwinshi wabyihorera ukaziriraho, ariko ziba nziza iyo ushyizemo akunyu. Murabona ko rero ari ibintu byoroshye, mbikoze mu minota itarenga 5. Ni iminota 5 yonyine ukirira injugu zawe, ukihera abana injugu, babana bakunda injugu, kugira ngo ujye gutonda umurongo ku kuma k'injugu. Murabibona rero nariyeho numva ziraryoshye. Nizere ko utageze ahangaha utarama subscribe. Nimba ugeze ahangaha rwose mpa subscribe, ndayikwiriye, mba navunitse. Murakoze cyane kureba video zanjye, naho ubutaha. Kandi mumbwire muri comment icyo mwifuza ko nzabatekera ubutaha. Mwibuke gukanda subscribe, mwibuke gukora like, mwibuke gukora share, mwibuke gushyiraho comment. Murakoze cyane, naho ubutaha.